mwabonye umutima w'inyanja na n'ubu ndakira gukurikira amagambo umugore ari kubaza ati umutima w'inyanja mwawubonye umutima w'inyanja ni igiki ese watubwira uriya mugore twabonye mu ifoto cyangwa se mu gishushanyo uriya mugore wambaye iriya mukufi yaba ari inde uriya mugore mwabonye mu gishushanyo ni nje reflection has changed a bit ntabwo mukecuru ukuntu yikina ngo nyine arebye mu ndorerwamo nyine indorerwamo niyangira asa nk'uko yari imeze ariko ibyo iri kumwereka bisa nk'ibyahindutsemo gake kumbe ntabwo byahindutsemo gake byahindutse cyane yarashaje cyane mbere yari akuki ariko ari kuvuga ati nyine ntabwo nahindutse cyane kumbe yahindutse cyane cyane nyine ni ukwikina ni ukwirema agatima urashaka kumva ibyo ndi kuvuga cyane gushaka kubyumva umukecuru mbega yaratangiye inkuru avuga ati hashize imyaka 84 bo bagira ngo impamvu avuze iyo myaka ni ameze nk'uri kubabwira ati hashize imyaka myinshi simbyibuka kumbe barashaka kubibabwira ahubwo arabyibuka tumeze nk'ari ubw'abacakara ndagira ngo mve amagambo ya Roza umunsi yinjira mu bwato ngo abandi bantu babonaga ari ubwato bw'inzozi ariko wabona bumeze nk'ari ubwato bw'abacakara ntabwo yarabyishimiye ati urebye icyo gihe ukuntu ari meze nari umukobwa warezwe neza wakuriye mu muryango wifashije nk'uko umukobwa wese umeze neza yakagombye kuba ameze umuntu usa nk'aho ari mu gahinda gakomeye cyane n'akababaro ariko mu bantu bose turi kumwe nta muntu wabasha kukankuramo ndagira ngo mve yumva ikigori gikumutera ubwoba n'umurara abarara ubundi bagira injuga ku buryo zatari umva rero nkubwira wa mukobwa we ariya mazi muri aya masa kuko inyanja ibikonje cyane mu nceri ati ariya mazi ubukonje bafite uramutse uguyemo ngo bimera nk'aho ari ibyuma 1000 bahurije ku mubiri wawe bari kukujomba bikakwinjira ku mubiri icyarimwe umukobwa arikanga ndapfuye niko biba bimeze ubukonje mu byubahiro byanyu ari njye nawe ninde uhagaze ugiye kwiyahura mu yandi magambo rero kubwira ati umusazi ni wowe ugiye kwiyahura atugiye atura umusazi ati mu byubahiro byanyu wa mukobwa we ari njye nawe ninde ugiye uhagaze inyuma y'ubwato ugiye kwiyahura mbega mu yandi magambo mubwira ati umusazi ni wowe ugiye kwiyahura mujye mwumva neza ariko bose bari batewe amatsiko banishimiye umugabo rero watabaye ubuzima bwanjye uwo ni Roza ukiri kutuganirira babona ari sawa ariko mama wanjye yabonaga nk'ikinyenzi yabonaga Jacques nk'ikinyenzi gikwiye kwita gikandagirwa kikicwa kiri muri ubu bwato nta musore nagira nta n'akavuma agira adresse yanjye we ni muri ubu bwato nyine tayari niho nibera babashe kubona gutamikoro kuba watembera mu bwato nk'ubu buhenze ko twumva uri umutindi sasa mama wa Roza ari gusa nk'uri gusebya umusore wabonye mikoro guteye gutembera nimbayo wa muntu ugenda mvano hamwe njya handi nzenguruka mbega ndi umunyamahirwe none wewe urumva amahirwe wabonye sora yakoreye nk'umuga ibintu byose nkeneye ubundi ngemba mbifite hano ndi nta kintu nkeneye kuba ndi muzima mbasha kuba nabona ahantu ndyama mfite n'impapuro ziriho ubusa nashushanyaho ibintu nkeneye ngemba mbifite afite anashushanya afite ahari ryama nta kibazo na kimwe bafite none ibaza umuntu nkanjye wajyaga ndara munsi y'ibirari kikwereka ko ibintu byose ari Imana ibikora ubu ngubu nicaranye namwe b'abakire turi gusangira mu bwato bumwe buhenze ahubwo banyongereremo n'akantu nica ingwagasa ubuzima mufata nk'amahirwe ndetse ntabwo nshobora kubwangiza cyangwa mukinisha abasare ari kubanywera byeri champagne zabo n'igiporezo cyabo anabiyemeraho njyewe mfite amahirwe ndi umutindi ndara munsi y'ibiraro ariko turi nicaranye namwe ubuzima n'umugisha sinabukinisha ananywa